nongeye kubasuhuza iki gitondo kibabera igitondo cy'umugisha abakunzi ba Apostle Rosine Official umuryango mugari. Nongeye kubabwira no kuri ngo Imana ikomeze kubaho umugisha. Nongeye kubaturaho igitondo cy'umugisha. Nkomeje gushimira abantu bose mukomeje gukora subscribe, like, share na comment. Imana ikomeze kubaho umugisha. Nanone ndararikira umuntu ufunga iki kiganiro bwo bwa mbere no kuri kanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana umuryango mugari w'abana b'Imana. Rero uyu munsi wa none murabizi ko YouTube channel inyuraho ijambo ry'Imana, inyuraho inyigisho zitandukanye. Abantu mujye munasubira inyuma mu yisure murebe mu inyigisho zabafasha kuko zirimo nyinshi. N'ubundi rero nkuko mubimenyereye hari amakuru abagenda atambuka kandi yatugirira umumaro nk'abantu b'Imana, kandi yatuma dukuramo isomo, yatuma tumenya uko twitwara muri iyi minsi ya none, uko tubana neza n'abandi. Kera bajyaga bigisha abantu icyo bita education morale. Nta muntu utaranyuze mu ishuri muri primaire niho bajyaga babyigisha isomo rituma umenya uko ubana neza n'abandi. Mu by'ukuri bene data, iyo turebye muri iyi minsi ya none ni ukuri tubona ikintu kijyanye n'uburere cyaracitse. Ikintu kijyanye n'uburere cyaracitse ku buryo ushobora kujya no muri bisi, nkunda kubibona hano i Kigali muri za bisi zashira umuteto, ukabona rwose umwana w'umusore aricaye, umubyeyi ukuze, umubyeyi utwite se, umusaza, ukabona rwose ari kugenda ahagaze. Kandi umwana kera ukuntu batureraga badutozaga ko ugomba kubaha umuntu mukuru. Rero ikintu kijyanye n'uburere cyaracitse. Impamvu ntangiye mvuga ku kintu kijyanye n'uburere ni uko muri iyi minsi, yego nta gihe abantu batavuze, ariko muri iyi minsi ikintu kijyanye no gusebanya, ikintu kijyanye n'umwuka w'amagambo, ikintu kijyanye no gusenyesha umuntu ahashize, ni ukuri iki kintu kireze muri iyi si ya none. Kandi ni ukuri bantu bo kuri Apostle Rosine Official, ni ukuri iki kintu gikwiye gucika. Rero umunsi w'ejo nibwo hatangiye gushyirwa amashusho hanze yo yahashize ha Pastor Mutesi. Cyane cyane murabizi ko agiye gushinga urugo n'uwo bita Muhirwa Feredina. Rero kubera ko abantu bakomeje gusa n'abamugera ibikwasi n'abitambika umugambi wo gushaka, ejo hari abantu bashyize ifoto hanze, amavideo agaragaza ko yagiye ashakana n'abandi bagabo. Ese koko bantu bo kuri Apostle Rosine muze kumpa comment. Niyo mpamvu mvuze ngo reka tuganire kuri iki kintu. Birakwiye ko abantu bagomba kubona umuntu Imana imugiriye neza bakamukubitisha hahise. Iki nicyo kibazo nje kugira ngo tuganireho. Koko birakwiriye. Nawe ejo Imana ishobora kukugirira neza, cyangwa se ikagira neza umwana wawe, cyangwa se ikagirira neza umufasha wawe. Ariko se koko birakwiye bantu b'Imana bankurikirana amanywa n'ijoro, birakwiye ko umuntu agomba kurebera umuntu mu ntege nkeya ze, cyangwa reka ndeke kuzita intege nkeya, kuko muramvugane nta buri gihe naravuze nti ngewe abantu bose bagaragara nk'abatawe muri societe, bagaragara nk'abajugunywe, bagaragara nk'abatitaweho, ntabwo ari kuri Pastor Mutesi gusa, n'abandi bantu muri societe. Muzi ko dufite abantu muri societe bagenda bameze nk'abatawe, batitabwaho, bameze nk'abajugunywe kwa. Abo rero ngewe n'Imana yampamagariye kuvugana na bene abo bantu, kubahumuriza, kubaba hafi, kubihanganisha, kubasengera. Imana ngiye yampamagariye mu minsi nk'iyi ngiyi, kuko buri muntu wese buriya agira impano ye. Nk'uko naraye mbibigishije mu kiganiro natambukije ngo menya umuhamagaro wawe ariyo nyenyeri yawe Imana yakuremanye. Rero ngiye Imana indema, buriya nta nubwo ari ibanga, ngiye fréquence yanjye ni 4. Fréquence yanjye ngewe ni 4, kandi fréquence ya 4 mwabonye ko ari umunyu w'isi. Imana yandemeye kujya ngerageza gufata ubuzima bw'abandi nkabuzanamo uburyohe, nkagerageza kuba ubuzima bwabo busa naho bwahinduka. Kera tukiri abagide hari intego yavugaga ngo duharanire gusiga isi nziza kurusha uko twayisanze. Abantu bari abagide hano rwose muze kwandika muri comment. Abagide n'abaskuti, kuma umuntu akura ari umwana akajya muri Mouvement d'Action Catholique, murabizi ko ababagamo abagide ndetse n'abaskuti. Rero ngewe kubera ko twakuze, ngewe njya muri uwo muryango, muzi ko twagiraga slogan yavugaga ngo duharanire gusiga isi nziza kurusha uko twayisanze. N'uyu munota n'ababaye abagore, murumva ko niyo shingano iracyatureba. Rero ntabwo ari icyo nari ngambiriye kuvuga. Nari ngambiriye kuvuga ngo se koko birakwiye ko umuntu akubitisha undi hasi ashingiye kuhahise,
kuko ikintu kiri kugaragara ko Mutesi bashaka kumukubita hasi ni uko bari kugarura ahahise. Kandi mu by'ukuri bantu bo kuri Apostle Rosine Official muryango nkunda, muryango mugari, ni ukuri nta muntu nkurikiye, nta muntu utagira ahahise. Burya nta muntu utagira ahahise. Ubu nawe wisuzumye Imana igasa neza n'igitabo cyawe cy'ahahise, ni ukuri ntabwo ahahise hawe hose twasanga ibintu ari byiza pe. Ntabwo twabura akantu tujonjoramo ku buryo tukagukubise ku ruhanga nawe kakubera icyasha. Ariko muri iyi minsi ya none niba ari umwuka mubi wateye mu bantu, umuntu uri kujya kubona ukabona niba Imana imugiriye neza, umuntu ahise azana igitabo cy'ahahise. Ahahise agahita akizana akagikubita akagikubita imbere y'umuntu. Niba hari umuntu ugiye kukugirira neza, umuntu ahita aza ntumenya ahantu avuye, aturiya muntu wamugirira neza n'ukuntu ateye, atuzi ko yigeze akora ibintu ibi n'ibi. Ariko bavandimwe, mwibuke ko umuntu ukora ni nawe ukosa. Ubu uyu munota nkunda kuvuga ngo Yesu yaravuze ngo mbere yo gutokora igitokorwa kiri mu jisho rya mugenzi wawe, nawe banza urebe mu ryawe umugogo. Abantu twihutira gusebya bagenzi bacu, tukihutira gusa n'ababa nka za bariyeri zitangira imigisha yabo. Ariko kandi nyamara natwe mureke twigarukeho. Twebwe ubu ngubu nta hahise habi dufite. Igitabo cyawe cy'ubuzima, reba turuna buri page, reba kuri page yaranze ubuzima bwawe. Reba ufite imyaka 3, reba ufite imyaka 15, reba ufite 20, reba ufite 30 ukuntu byagenze. Subiza amaso inyuma nawe urebe ko udafite ahahise heza 100%. Cyane ko mpora mbabwira ngo buri muntu wese muri ubu buzima tubayemo, buri muntu wese afite inzira y'ubuzima bwe bavandimwe. Niyo mpamvu uzabona ufite abana benshi, ukabyara abana benshi cyangwa mukavuka muri 2 cyangwa 3, ariko ukabona buri wese afite inzira y'ubuzima pe. Buri wese Imana akavuka afite inzira y'ubuzima. Nabibasobanuriye mu kintu bita fréquence, turi gukoresha numerology, mbabwira ukuntu buri wese afite icyo Imana yamuhamagariye. Icyo kintu Imana yamuhamagariye rero nicyo gituma abantu twese tubaho mu buryo bugiye butandukanye, kuko buri wese ufite talente ye. Ndibuze kunagipiningamo hano kugira ngo wenda abantu mutabashije kubibona mubibone. Hari abantu batazi imihamagaro yabo, ugasanga uri kubaho wigana abandi kandi ufite uwawe muhamagaro. Kandi buri gihe wiganye abandi, ingendo y'undi ravuna. Hari abantu bagiye baba mu buzima bubagoye kubera ko muri mu muhamagaro utari uwanyu, kubera ko muri mu murongo Imana itabahamagariyemo. Uri kwipapiramo impano y'undi muntu kandi si yawe. Icyo gihe uzavunika. Rero bavandimwe, mureke tugaruke. Twirirwa tuvuga ngo turi abantu b'Imana, turakijijwe, ejo tuzapfa tuzajya mu ijuru. Ese Imana ije kutujyana kakanya umuntu utaturi kuvugana, Imana yasanga uhagaze gute? Imana yasanga uri mu murongo wa nyawe, cyangwa Imana yasanga nawe uri gufata igitabo cya Pastor Mutesi nawe ukakimukubitisha? Ejo wenda nanjye muzankubitisha ahahise, kuko nanjye ndahafite. Nta muntu ubura ahahise muvandimwe. Ukabona umuntu agiye gusaba akazi ahantu, hakaba hari umuntu wenda umuza, turiya muntu ugiye kumuha akazi, ati ibi nibi. Uriya muntu ugiye kumugira umugabo, bizagenda gutya. Uriya muntu ugiye kumugira umugore, bizagenda gutya na gutya, dore yari ateye atya. Buriya umuntu utazi yava ntanamenya niyajya. Mureke mbabwire, ahahise hacu dufite niho hatuma umenya wowe wahazaza. Umuntu utazi yava burya ntabwo amenye yajya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ahahise hawe nizo mbaraga zawe. Ahahise hawe nizo mbaraga zawe, niyo mpamvu utagomba kuhapfusha ubusa. Biriya bari ibintu ba warabayemo, buriya bari urwibutso rw'ubuzima bwawe. Kandi ku rwibutso ntago bahatura, barahasura. Icyo kintu murakizi ko ku rwibutso batahatura, bahasura. Iyo bibaye ngombwa rero usura ubuzima bwawe bw'ahahise, ukajya kubumbura cya gitabo, ukarebamo isomo wakuramo, ukarebamo icyo wakigisha abandi, ukarebamo icyo wabasangiza. Kubera ko kiriya gitabo cyahise ni urwibutso rw'ubuzima bwawe. Kandi hari ahantu hahise hawe, hari aho wagiye uhura n'ibintu bigoye bigukuriramo amasomo ushobora kwifashisha muri iki gihe cya none, kimwe nuko ushobora no kuyifashisha uyafashisha n'abandi. Rero hari abantu bashaka kugira ngo duture ku nzibutso, kandi ku rwibutso ntago bahatura, barahasura. Rero abantu bashaka kugira ngo abantu bajye batura mu nzibutso z'amateka yabo, hari ahantu wahora uhakomerekeye, kuko akenshi ku rwibutso nta kintu cyiza kiba gihari. Aba ari ibintu bibabaje gusa. Rero aba bantu iyo bari kugarura ibi bintu nk'uku, baba bashaka gusubiza Mutesi he mu rwibutso ngo ahature, ahabe, yongere yibuka agahinda yahuye nako.
aba bantu baba bari kuzura kaboze, baba bari kugarura ibintu bitari byiza. Nyir'ubwite yasubirayo ku rwibutso rw'ubuzima bwe, agasubira mu gitabo cy'ubuzima bwe, akajya kugira icyo akurayo yadufashisha cyangwa yakwifashisha we ubwite, ariko tutamujyanyeyo twebwe. Rero bavandimwe, buri wese agira ahahise, kandi ni ukuri mureke mbabwire ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli. Abantu batubwira ko Dawidi yagiye gupigana igihe bari bavuze ngo bajye kwica Goliyati. Sinibuka ari bari muri Samweli gutyo, ariko ndikwibuka ko ari mu byaho hafi. Noneho icyo gihe ngo agiye gupigana, ngo kuko umwami Sawuli yari yavuze ngo umuntu uzabicira Goliyati ngo azamuhemba ko umukobwa we. Icyo gihe Dawidi ngo aragenda agera imbere y'umwami Sawuli, ngo aramubwira ngo dore nanjye meze gutya nje gupigana. Umwami aramubaza ati ariko se wowe ni iyihe seve ufite? Seve yawe ni iyihe itwereka ko wigeze ubindwanyi, kugira ngo tumenye niba uzica kiriya gihangange cyatuberabeje. Dawidi arangije avuga seve ye, avuga ahahise he, avuga ko we nta hantu yarwanye uretse ko ajyaga arwana n'amadubu akayashwanyaguza aba mu ishyamba agira gute. Dawidi nta rugamba ruzi yari yararwanye, ntarwo, uretse ko yiberaga mu ishyamba ashwanyaguza amadubu agira gute. Umwami aramubwira ati ariko kuri agasore kumugenda akaba nta hantu wigeze urwana tuzi, wowe ubona uriya uzamushobora? Aramubwira ati mwami buriya uwo muri kuvugana ntumuzi. Dawidi yihagararaho nawe avuga ahahise he, aravuga ati nanjye ahahise hanjye mwami ntabwo hazi, njyewe nabaga mu ishyamba arwana n'amadubu, yaza nkarishwanyaguza nkaryambura umwana nkamwambura umwana w'intama. None rero uriya Mufilisitiya utarakebwe nzamushwanyaguza nk'umwe muri zo. Urumva rero ahahise ha Dawidi kuba yari ari mu ishyamba mu buzima bubi bugoye, ntabwo yari azwi publicly nk'umuntu w'igihangange bagiye kurwanirira igihugu, ariko nawe kuri seveye hari ahantu mu ishyamba yari nawe yarafite ibyo yahitoreje. Rero ahahise hawe nizo mbaraga zawe. Reka mpumuriza abantu mufite ahahise, ni ukuri henda kuba habi kuko twese tugira ahahise hatandukanye. Rero kuba bari kuzana ngo yarashyingiwe kabiri gatatu, ese abantu bo mu muryango mugari wa Aposolozine koko gushaka inshuro 2-3 si amahitamo y'umuntu, ni amahitamo y'umuntu pe. Mpora mbivuga ko ubuzima bwawe n'ubwawe ku giti cyawe ufite kubworiyanta aho ushaka. Ushobora gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ntabwo uri bwongere gushaka, urirerera abana, ufite n'uburenganzira bwo kuvuga ngo nemeye ndongera shake kugira ngo wenda mbone buri wese. Rero aha hahise ha Mutesi bari kumukubitisha ngo yashatse kabiri yashatse gatatu. Bavandimwe, dushyire mu nyurabwenge n'uburenganzira bwe. Nkuko nawe ushatse kujya gushaka kabiri gatatu nta wabikuburiza, kuko mu kintu Imana yaturemanye, nkunda kuvuga gikomeye, Imana yaturemanye amahitamo. Ntabwo Imana ishobora kuza kugakana ngo ikubwire ngo kora iki ku ngufu. Oya, Imana yaturemanye amahitamo. Ni nayo mpamvu ubona uhitamo ikintu runaka ikakwihorera. Cyakora iyo ubashije kuyijya imbere kwayigisha inama, ashaka kugufasha mu guhitamo kwawe runaka, kuko wayiyambaje. Ariko rero gukubitisha Mutesi ahahise he bakamusubiza hasi, ni ukuri ntabwo ari byo. Cyane ko hahise haca bari imbaraga zacu, niho dukura imbaraga, niho tuvoma ubumenyi, niho dukura courage. Rero bantu muri mu cyiciro nk'icya Mutesi muhora mukubitishwa hahise, ntibikajye bigira icyo bibatwara, ahubwo aho ngaho ni imbaraga zanyu. Mpora mvuga nti nzabajya mbahumuriza uko bwije no ko bukeye. Hari abasingoma fada bahora bankurikiye, abagore mwibana, abapapa mwibana, waba warigeze ujya mu rugo mugashyingirwa cyangwa ntimushyingirwe, ariko warigeze ujya muri relationship n'umuntu mu buzima bwawe ariko bikanga. Ni ukuri nongeye kuguhumuriza, nongeye kukubwira ngo uri umuntu udasanzwe, nongeye kukubwira ngo uri umuntu ukomeye, uri umuntu w'agaciro. Ntabwo ugomba kwiheba. Oya, ntabwo ugomba kwiheba, kuko muri ubu buzima hari igihe uhura n'umuntu ngo mubane bikanga. Ntibyemere. Imitima ituma abantu bahura, igihe gituma abantu bahura, imitima akaba ari ishimana, ariko imico niyo igena igihe mumarana. Aka kantu mpora nkababwira, ariko sinzi niba mukumva. Igihe gituma abantu bahura, imitima igatuma abantu bashimana, ariko igihe nicyo imico niyo ituma, niyo igena igihe, niyo ituma murambana. Rero hari abantu rwose ndabahumuriza pe. Hari abantu bumva ko bari mu bwigunge, ugasanga umugore yarihebye ngo umugabo yarantaye, umugabo ati ubuzima bwandangiriyeho. Hoya, haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe gishobora kongera gushibuka iyo cyumvisha amazi.
amazi ni izi nyigisho dutambutsa, amazi ni ijambo rihumuriza, amazi ni ijambo rikubwira neza, amazi ni ibyishimo bivuye ku Mana bishobora kongera wakiyumvamo ibyishimo. Hari abantu nyine bajya banzura kuvuga ati ntabwo nzongera gushaka ndaguma njyenyine, ariko rimwe na rimwe yego bari amahitamo yabo, ariko abantu mujye munongera munagerageze, mwongere mugerageze, kuko Yesu yigeze bwira Eliya aravuga ngo haracyariho ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hari igihe uwo muntu mwahuye mutahuje, ariko hari undi mushobora guhura mugahuza. Ntiwumve ko abagore bose ari kimwe, ntiwumve ko abagabo bose ari kimwe. Oya, ukwiye kongera gutinyuka, kuko ntago ari byiza ko uguma mu gahinda, uguma mu bwigunge. Niyo mpamvu tuvuga tuti Mutesi izi ni imbaraga z'umutima afite, kuba umuntu wa mbere bitakura kunze n'uwa kabiri akemera kujya ku wa gatatu. Izo nazo ni imbaraga z'umutima zitapfa kubonwa na buri muntu. Hari dufite abantu bagiye babyara rimwe bagahita banzura ngo ntibazongera. Ni icyemezo cyabo, birumvikana, ariko nge ntabwo nakibashimira. Kubera iki wishimira guhoranwa n'agahinda? Ese nta wa mugabo we ntabwo uri mwiza ku buryo nta wundi mugore wakubenguka? Wa mugore we ntabwo uri mwiza ku buryo nta wundi mugabo wakubenguka? Reka nkubwire, hari umuntu Imana yaremye ufite imico neza 100% ihuye n'iyo ufite kandi akunda. Utavuga ngo niba warahuye na nyana kabikanga uvuge ngo abagore bose bataye kimwe. Hari umuntu Imana yaremye muri iyi si ukunda uko kuntu uteye neza 100% nta n'ikintu kimwe kivuyeho, kandi nyamara yirirwa na gusengera amanywa n'ijoro ngo Mana wamuje n'uyu muntu uteye gutya. Rero ahubwo Imana ibahuze nabo muhuje mu izina rya Yesu, niwe mugisha mbatuyeho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Uri kuba wenyine kubera iki? Muri miliyoni zirenga abantu Imana yaremye, urara wigunze, urigaburira, urarwara ukirwaza, wifurira imyenda, uwo wakungura igitekerezo. Iyi si iriho abantu Imana yaremye, ahubwo icyo usabwa gusenga, senga ubwira Imana ngo Mana mpuza n'umuntu wa nyawe, mpuza n'umuntu mu buzima bwanjye wakuzuza ahantu hari vide, mpuza n'umuntu wa nyawe mu buzima bwanjye. Ikintu abantu twagiye tuzira, twagiye duhura n'abantu batari abanyabo mu buzima bwacu, duhura n'abantu badutinza mu butayu, duhura n'abantu badutagangaza. Ariko Imana ifite abantu muvandimwe. Mu bantu harimo umuntu, mu bagore harimo umugore, mu bagabo harimo umugabo, mu basore harimo umusore, mu bakobwa harimo umukobwa. Harimo abantu muvandimwe, harimo abageni, harimo abakwe. Ariko ikibazo tubona umugabo yatubabaje cyangwa umugore bose ukahita ubashyira muri ako gatebo, kandi ntabwo ari byo. Imana ifite abantu baza mu buzima bwacu bakagenda, ariko Imana ifite abandi. Nkunda kubwira abantu niba mu mukino wa football n'ahandi bagira abasimbura, Imana yo ntigira abasimbura. Imana igira abasimbura bavandimwe. Bantu mwigunze basingoma basingo fada, babyeyi bibana, abagabo bimwibana, nukuri ndabakanguye. Uyu mwaka 2025 reka ubabere umwaka w'ibyishimo, reka ubabere umwaka w'umugisha, reka ubabere umwaka wo kunezerwa. Imana nibahuza n'abantu banyabo, Imana nibahuza n'abagore banyabo babomora ibikomere, Imana ibahuza n'abagabo banyabo babomora ibikomere. Erega ntabwo iyi si wayibamo wenyine. Ijambo ry'Imana rivuga ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Uri kuba wenyine kubera icyo ubaye wenyine nkandi. Iyi si y'Imana yuzuye abantu. Imana nikore ku maso yawe, Imana ikore ku marangamutima yawe, ikumurikire urumuri nirwo bundi rubura. Urumuri nirwo rubura mu bintu byacu kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Urumuri nirwo rubura. Imana nikumurikire kwereke muri iyi si ahantu hari umuntu wanyawe ku buzima bwawe. Nukuri Imana ikomeze kubagirira neza, ariko mwandike muri comment ntabwo ari byiza ko ufata hahiseho umuntu ngo uhamukubitishe. Ntabwo hahiseho umuntu ari izo ntege nkeya ze. Hoya, ntabwo ari izo ntege nkeya ze. Ko umuntu afite hahise hameze nk'uko kwa Mutesi ntabwo bivuga ko ari umunyantege nke. Hari n'abantu batinya gushaka abantu batanye nk'uko ngo ntabwo babashobora. Ahubwo se udashatse umuntu nk'uyu ninde washaka? Aba bantu baranyuze mu masomo y'ubuzima, baba bazi noneho ahantu urugo rwapfira n'ahantu rwazukira. Wese wakifuza guhereza umuntu akazi utarageze mu ishuri, cyangwa wahereza umuntu akazi wagiye mu ishuri akabyiga ubifitiye ubumenyi. Rero bavandimwe n'ukuri bantu mwagiye muhura n'ibi bibazo, ni mukomere, muri abantu beza, muri ab'igikundiro, society bafitemo imbaraga, mufite imbaraga. Mbifurije umunsi mwiza rero, ndabakunda.